Igitangaje rero nuko niyumvishijemo gusa gukomeza mbwira Imana ngo sinshaka gupfa, sinshaka gupfa, sinshaka gupfa. Kajya mbivuga meze nkaho ndi gutongana n'umuntu. Noneho ngeze n'abandi ese ngo bakurebera ibiri muri iyi minsi. Ndagenda narangezeyo nkurikije ibyo nashakaga kumenya ndetse bigendanye nayo marira. Umuhanuzi arambwira ati ariko nushaka Imana uzayishaka ubwawe. Wowe ni wowe Imana ishaka kandi ni nawe ishaka. Nuyishaka uzayishaka ubwawe. Kuko nuyishakira muri benshi kuyibona bizagorana, ariko nuyishaka wenyine uzayibona. Kandi mbibutse ko ntago ihamagara abantu, nubwo twahuriye aha turi benshi, ntago igihamagara abantu, ihamagara umuntu. Ame databuja muti ibyo wabanje kumutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo byose ibyo simbyemeye. Imana idufashe. Hanyuma dusome Mika, umuhanuzi Mika, umwe mu bahanuzi bato. Mika 4, Mika ibice 4 umurongo wa 10 n'umwe n'uwa 12. Haravuze ngo uba amahanga menshi ateraniye kugutera, aravuga ati Isiyoni nihangizwe, amaso yacu arebe ibi bituhifuriza. 12. Ariko niba ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye, yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Amen. Hanyuma mu bumbe Bibiliya nayo magambo nshaka ko tuganira afite intego ivuga ngo dukwiriye kugira ibyo twanga. Ni intego itavunanye, dukwiye kugira ibintu twanga. Mu minsi y'imperuka turi gusohoramo, mu gihe cy'ingume, mu gihe kigoye, dukwiye kugira ibintu tugira gute? Dukwiye kugira ibintu tugira gute? Kwanga ntago byoroshye bitewe n'icyo wanga icyo ari cyo. Turi mu gihe kigoye kandi kiruhije cyane, ariko kandi nyiri itorero nawe ari maso kugira ngo aduhe imbaraga tugira ibyo twanga. Amen. Hanyuma mbanje gushima Imana, mu minsi yashize Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane. Kuba mpagaze hano cyangwa nkiriho, Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane. Ku itariki 13 z'ukwa 4, birashoboka kuba mwaragiye mubyumva ku maradiyo n'amateleviziyo, hari imodoka yavuye Nyabugogo ya Trinity yerekeza Uganda, hanyuma igeze ku mupaka Kagitumba ikoreraho impanuka. Iyo modoka nari nyirimo, gusa icyo nibuka nuko imodoka twese turi kumva imodoka iri kugenda yirenga. Murabizi uko hameze kubwira umuntu ngo imodoka yarabirandutse hari Akagitumba, mu buryo busanzwe nta kubyumva biragoye, kuko hararambitse mu buryo bwumvika. Niho hambere mu gihugu ntekereza hari umuhanda mwiza, ariko mu by'ukuri twe ntago twamenye uko byagenze, gusa twashidutse twumva imodoka iri kugenda yirenga, kandi ntiyarenze ijya imbere, ahubwo yagiye ibirandukana imbavu. Ndagira rero mbabwire ko wenda icyo nshaka gushingiraho nshima Imana, abarokore dufite iturufu ikomeye cyane turusha abandi bantu bose. Nuza gusenga ujye usenga ndetse unakoresha imbaraga zawe zose, kuko usenga cyangwa iyo usenga ibiriho ikureba. Burya ntuzumve ngo yavuze gusa, ivuga ari uko ibona hari ukuntu nawe wabigenje. Amen. 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 Nari maze iminsi ngine n'ahantu, reka mbyite ngo karakaza, ariko wenda katari karagira umurongo.
umuntu wari wansize ku bintu bye, ajya hanze aza kugaruka arambwira ati n'ubundi tukomeze tugumane. Ariko ndaho nicaye muri iryo duka hano mu mujyi, sinzi ukuntu natwawe n'agatotsi ngo njye kubona mbona ndi kugenda ndira njyewe, kandi ngo nkabona ndarira amarira y'umubabaro mwinshi. Aho mviriye muri utwo dutotsi duto tumwe abarokore tugira kugira ngo tumenye biri imbere, mbwira Imana nti niki gituma ndira kuriya, niyihe mpamvu? Niyumvishamo rero ko ngomba gusenga. Bwakeye ntangira amasengesho y'iminsi 3. Uwo munsi rero nkora urugendo nari nayarangije mu masaha, nakagombye kuyarangiza nimugoroba, ariko nyasoza nko mu masaha 7 kugira ngo nze kubona uburyo kinsangira nabo mu rugo na madamu kugira ngo nze gukomeza urwo rugendo nyine nta kibazo. Hanyuma ku itariki 8 nza kugira urugendo ruto cyane, rumwe tujya tuvuga ngo tugiye gushaka abantu b'Imana kugira ngo tumenye ibiri mu minsi. Sibwo muranyumva? Iyo byanze tujya kumenya ibiri mu minsi hirgiriye. Niyo kandi waba uri umuhanuzi ka gihumbi ugomba kugira abandi bantu nawe usanga kugira ngo bakurebera ibiri muri iyi minsi. Ndagenda narangezeyo nkurikije ibyo nashakaga kumenya ndetse bigendanye nayo marira. Umuhanuzi arambwira ati ariko birashoboka ko ibyo waje gushaka ntago ari byo uri bubone. Ndamubwira ntese ku mutima nariko se ubu uyu atangiye gupfundikanya ibiki kandi ko bambwiye ko ari umuntu urebayo bite. Arambwira ati rero ikintu Imana imbwiye nuko ikurinze impanuka ikomeye. Icyakora kubera ko bitewe n'akababaro ufite n'ibyo ushaka kumenya utari bumenyera aha, iyo mpanuka uzayirebesha amaso yawe nibwo uzamenya ko ari Uwiteka kuvuganye. Ambwira n'ibindi bintu bibiri ntari bibabwire kubera impamvu z'umutekano wanjye. Hanyuma ndataha. Natashye rero nitonganya, vuga ntariko ubu nateze njyahe, ndatega nkava mu mujyi nkajya hanze ngataha nta kintu nzanye. Rero uwo munsi imodoka yabirandutse bwa mbere nibutse rya jambo Imana yambwiye. Nkoma induru rero mbwira Imana ngo Mana, icya mbere uru rupfu sindushaka, icya kabiri wibuke ko wambwiye ko nzarurebesha amaso. Ariko nubwo ndi kuvuga gutyo mu by'ukuri abantu barapfuye, hasohotsemo 12 bamaze gupfa, abagiye mu bitaro byo ntago nzi byabaye. Cyatangaje rero nuko niyumvishijemo gusa gukomeza mbwira Imana ngo sinshaka gupfa, sinshaka gupfa, sinshaka gupfa. Kajya mbivuga meze nkaho ndi gutongana n'umuntu. Noneho ngeze n'abandi ese kubizi ko mfite abana banye n'umugore urashaka kugira ngo unyice mbasige ko numva nta hantu mbasize. Ko mbega hari ukuntu nawe uba wiyiza ukumva utaratunganya imishinga yawe afata, ariko abantu nabasize mbasize nabi. Haleluya! Mbona ubwishingizi rero nubwo bimeze bityo wenda yazabana nabo ndahari, ariko ndabibwira nti no, nanjye nta cyizere cyaho mbasize. Uru rupfu sindushaka. Noneho wari undi imbere abantu bagiye muri za Trinity, habamwe imyanya ine hakabamo n'inzira y'abanyamaguru hagati nyine bajya kwicara. Noneho no kuvuga ngo ngewe nari nicaye, hari wari wicaye hano ahajya ku kirahuri, nge nari hagati, ubwo urumva hirya naho kuri ya za ntebe hari haye abandi. Noneho ikibiranuka bwa mbere uwari uri hariya duteganye yahise ko yitera araza kubita umutwe ku nkingi hamwe ibirahure bihurira, we ntiyanasambye. Noneho uwari undi imbere we yaramanutsemo hasi akubira mu izosi hasi mu ntebe bari umwagobera nawe biba bararangiye. Abari bari inyuma hirya iriya bazaga nk'amabuye bitupa ubabona imbere. Mbwira Imana nti Mana, wibuke ko wavuganye nanjye, wibuke ko wavuganye nanjye. Ndashimira Imana rero ko navuyemo nigenza.
noneho ikindi kintu nahaboneye, ikindi kintu nahigiye ku bantu bose bakoze impanuka muri iyo modoka, wari ufite amahirwe yo kwambara inkweto yasigaranye rumwe. Ni ibintu nabonesheje amaso. Ngiye kwireba nsanga uko inkweto nari nzambaye ndacyazifite. None ikintu cyantangaje nuko igikapu murabizi uko babibika hejuru, ku bantu baje kudutabara bari abapolisi, nibo twaguye imbere y'ikigo cya polisi neza, hari akagitumba bahazi. Yego, utarinjira mu mupaka muri boda, iki kigo kiri muri ruhande. Noneho nibo nyine babashije kuza ari benshi, bajyamo batangira gukuramo imirambo, abakiri bazima wenda bahamagara ambulance ziza. Umuntu waje ateruye wa mumama wari undi imbere, yaje anahetse igikapu, ntago bijya bipfa kubaho. Yaje ahetse igikapu, ngirebye mbona n'icyange agiteretse hasi, nanjye ndaterura nshyira ku rutugu. Hanyuma nkomeza kubwira Imana ngo Mana, nta rupfu nkeneye, kuko nabonaga hari n'abari gupfa kandi bakivuga. Impanuka yica nabi. Hari umukongomani wambwiye ati ariko uri kumva umeze neza? Nti ariko mbona waricaye arasinzira. Hari n'undi wansabye ngo nimuhungirize, ngira ngo aharaho nyine nuko barushye yagiye kare. Hari n'undi wambwiye ngo nimuhamagarire ye, nagiye gukombaza nkivugana n'uwo hamagaye yamaze kugera iyajya. Hanyuma rero ndashima Imana ko yandinze iyo mpanuka imeze gutyo. Mperutse hano ndababwira ngo nushaka Imana uzayishaka ubwawe. Wowe ni wowe Imana ishaka, kandi ni nawe ishaka. Nuyishaka uzayishaka ubwawe, kuko nuyishakira muri benshi kuyibona bizagorana, ariko nuyishaka wenyine uzayibona. Kandi mbibutse ko ntago ihamagara abantu, nubwo twahuriye aha turi benshi, ntago igihamagara abantu, ihamagara umuntu. Niyo mpamvu Petero yandika yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami Yesu agira, aravuga ngo nimumwegere. Nubwo yabivugiye muri rusange ahamagara itorero, ariko reka mvuge ngo wowe yegere, kuko Yesu niwe buye rizima. Itangazo rikomeye nuko ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribikomeza imfuruka. Amen, amen. Hanyuma iyo tugenda naje kumenya impamvu ntari buvugire hano, ariko Satani aradusaba ndetse akanadusabiriza, ndetse akerekana n'ingingo nyamukuru, akerekana n'imirongo, akerekana n'impamvu. Hanyuma y'Imana ibyumvije ikumva ari ngombwa irakureka, ariko yibonye atari ngombwa iramubwira ngo genda Satani, uriya igihe cye si iki, ntakwiye no kugenda kuriya. Amen. Ndashimira Imana rero. Ikintu cyantangaje rero nuko abapolisi bari aho nyine, umuntu wese asinda izo yanyoye. Nakomezaga niyo kode nanjye nari nameze, nakurikiza uko ndi kubona bicara bagwa basinzira batagaruka, kabwira Imana ngo wibuke ko wambwiye kundinza impanuka. Abapolisi turana warapfa, uriya mupasitoro mu mucunga arapfa, arimo aritwaza Imana, niko bajya bapfa muri bahano mu mwicazo. Ariko Imana n'umujyanama. Muzika ijwi ryaje rirambwira ngo nukomeza gusakuza bitewe n'ibintu uri kubona hano, tansira zamuka nyine upfe. Tuza ahubwo urebe imwe mu mirimo nakoze, uyinyibukireho utangire usengere muri iyo mirimo. Amen. Tangira rero kwitembereza n'abantu. Imana ndagushimiye, mfite abahungu 2 n'umukobwa umwe, ejo bundi nzabona undi wa 4 mu minsi iza mike. Ubwo niko ndi kugenda nyibwira, ariko nibuka ko madama ashobora kumva iyo mpanuka nawe umutima ugakuka nkurikije uko ameze. Akenye nari ngafite, ndahamagara ndamubwira rero nkoze impanuka, niwumva abantu bashize, ngewe ntacyo nabaye ndi muzima, nta n'ahantu hanjya. Cyakora ndibuka ko kwipantaro nirambaye hano yaracitse, ariko ntago byageze sinzi n'ibyayiciye ibyo ari byo, kuko ku imodoka yabirandutse nagiye kwibona mbona mpagaze muri yanzira y'abanyamaguru, ariko imodoka yari yagize nyine
yaguye nyine yagwishije urubavu, hanyuma ariko mbona nyine ndahagaze. Ntago ngenzi ko byagenze, gusa ndabyibuka ko yabiranditse ariko sinzi uko byagenze, ntago mbizi. Sinzi uko ubigenza, sinzi ukuntu bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Rekeza uwo muntu yari afite nk'ibiro nk'ijana, wari wicaye mu ruhande rwanjye. Ndibuka ko gusa angwaho ndabyibuka, akubise umutwe agahita agaruka akangwaho ndabyibuka, ariko ndibuka ko sinzi imbaraga aho nazikuye, mpita mpaguruka ndahagarara mbere nkaho mwipakuruye nshyira hirya. Yo, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Muzi ikintu ya marira yavugaga? Iyo dusenze Imana iradusobanurira. Ijwi ryaraje rirambwira ngo ya marira wabonagurira nyine yugenda wari kuyasiga, kuko babana bawe bari gusigara barira. Mwana wajye mubaza ngo ese kwibibi nibi bitakimeze gutya, ati papa yarapfuye ntakiriho. Kugira ngo mubyumve neza, ni muri Yeremiya. Yeremiya yerekwa ngo yabonye Abisiraheli, na Abisiraheli bene Yakobo yabonaga, ngo aravuga ngo ariko abona ijwi ngo ryumvikanye irama, ngo ry'amarira no kuboroga, ngo Rasheli yanga guhozwa n'abana be, kandi Rasheli yari yarapfuye. Ntimubyibutse? Ariko Yeremiya we yabonaga yerekwa ko abo Rasheli abyara aribo bazahindamo muri cya gihe Yesu. Mwibuke ko Yesu amaze kuvuka, Herode, mwibuke ko abanyabwenge bagiyeyo, icyo sinshaka kugitindamo no kugira ngo numvikanishe icyo mvuze. Bagezeyo Herode arababwira ati ariko ibyo ari byo byose umwami wavuze sinamubonye. Arababwira ati noneho nimugende nimusanga yavutse nanjye mumbwire nze kumuramya. Ahantu rero Yesu yavukiye ni Rama, hafi aho ngaho. Amarira rero yahumvikanye ni cya gihe Herode yavugaga ngo Yesu amaze igihe kingana iki avutse, ni imyaka 2, kuko yari yabonye ba banyabwenge batagarutse ngo bamubwire ko wa mwami bamubonye. Kuko Imana, Bibiliya ivuga ngo baburijwe mu nzozi kongera gusubira kwa Herode. Noneho nibwo Herode yavuga ngo mukurikije igihe abanyabwenge banyuriye hano, mubare neza murebe icyo gihe, nimumara kukibara mutangirire ku bana bavutse icyo gihe. Yeremiya rero ngo agize iyerekwa aravuga ngo yo, inkuru yumvikanye irama y'amarira no kuboroga. Reka mbibutse ko abana Imana iduha cyangwa umwandu, umwanditsi wa Bibiliya ntagatifu we yaravuze ngo ni ingororano, ngo ni ingororano, ni kado irenze izindi tugira ngo itanga. Noneho uyu mwanditsi wa Bibiliya ntagatifu we yaravuze ngo, afite mu Kinyarwanda gisa naho kiruta icyacu, aravuga ngo hahabwe umugisha ufite benshi. Kirimba ni wacu muri ntagatifu ni hahabwe umugisha ufite benshi, ngo kuko azavuganira n'abanzi ku marembo y'umudugudu. Hano twebwe iravuga ngo azavuganira n'abanzi ku marembo. Iyo bavuze umudugudu rero, umudugudu ushobora kuba umujyi. Mwabyumvishe? Umudugudu ntago ari urusengero, nono umudugudu ubu nukuvuga ngo naho uyu mudugudu uhera nyine, amarembo yo kuwinjiramo. Noneho abarinzi niho bajya, ntibakunda ko uyu mwandu ntushobora gukunda ko umwanzi yegera inzu yawe, ahubwo ajya kumutegera ku mupaka. Mwabyumvishe? Niyo mpamvu ingabo muzibona ziba ku mupaka, no kugira ngo zicungwe uwinjira mu gihugu. Ibi rero ni Imana yabiduhaye. Amen, 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 amen. Ntago mubizi ko urubyiruko cyangwa abana n'u Rwanda rw'ejo se? Ubwo mushatse kubisoza kugira ngo mutavata, ariko se ko bavuga ngo dukwiye kubyara abo dushoboye kurera, ariko kandi imvugo niyo ngiro baravuga ngo abana n'u Rwanda rw'ejo. Ibyo byose barabivuga, ariko bagasoza bavuga ngo mubungabunga urubyiruko kuko nizo mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza. Ubwo numva nta wantera amabuye. Ikindi nshima Imana rero, hari urundi rupfu narwo mperutse kurokoka,
ariko rwo nirwo rwanteye ubwoba kuko rwaje ndwumva. Nagiye gusengera ahantu, hanyuma ahantu ntuye n'undi musozi harimo umugezi ari nawo uri hari ako Kagera ka Kabaruruma mubona kubahageze. Uriya mugezi rero imvura yaraguye iruzura, ariko kuzura kwayo nge sinabimenya kuko natashye niyumvisha ko ahantu nsanzwe nambukira n'ubundi mpambuka. Mbageze rero aho hantu nari mpaza amabuye abiri manini cyane cyane, kuko hari nigera nshaka kujya gusenga nkagenda nkayicaraho. Noneho narahageze rero nkurikije uko amazi ameze, ndavuga nti buriya ya mabuye nubwo amazi yatwikiriye ariko arahari. Ndasimbuka rero, nsimbutse nsanga ya mabuye nta na rimwe rihari. Muri make nasimbutse njya amazi ahita ntwara gutyo. Cyakora nanashimira Imana nagushije umusaya, iyo biza kuba ngombwa nyine hari yibuye nagomba guhita ngundigwira bigahita birangira. Hanyuma rero amazi yarantwaye mvana nka hano angeza nko kwa kiriya gikuta kiriya kinyuma, pani iki cy'urusengero kinyuma. Oya nanyweyeho, kunywaho nanyweyeho, ariko icyo nibuka nuko numvisha umutima umeze nkaho ari nk'umuntu utwaye urashabuka. Ngenda rero nk'umuntu w'igicucu, noneho niyumvisha ko burya iyo umuntu agiye gupfa rimwe na rimwe harahagera bikabira, mbega ntagire utangira, ntagire ikindi kintu atekereza. Ikindi kintu nibuka rero nuko gusa nongeye kwibona ndi hakurya. Nyuma y'ayo mazi yantwaye haje andi. Noneho ya mazi aba ari andaha anderera hakurya. Ho rero ho nari mfuye ngiye, mbega napfuye aho nari ngiye gupfa numva, kuko nahise ko ntakindi ndavana no ubu ndagiye noneho, kuko nashatse icyo mfata ndakibura. Umugezi wa nta hantu hari icyatsi. Ngeze mu rugo muzi ko nicaye muri salo, barankingure nicara muri salo, ndicara nongeye kugaruka nka saa 7 z'ijoro. Sinzi ukuntu madamu yagiye muri toilette, ano naho urugi rw'icyumba sinzi noneho kingo yararunguruka batese, narinzi kuryamye uraho ukora iki? Nabwo nderega umutima ntago ndimo, nari mfuye. None saho kuva ngukingurira wongeye urasohoka, ni oya, ariko amazi yantwaye yaranduka. None atekereje naho hantu nanyuze, we yahise ambwira n'abarambwa ati ni twebwe nyine ubusiga mu bibazo, ubwo wagiye guca hari ushaka iki? Ni umugezi utwara abantu, urumva aho mpaturiye ushobora kubutwaye nk'abantu 5, kandi nabo bagerageza nkuko nari ngerageje. Baraza nyine bakavuga ngo ntago tujya gukata hirya ku kiraro ngo turambukira aho. Naho ndashima Imana rero ko rwansize. Hanyuma twasomye ijambo ry'Imana, barokore impamvu Yesu akiturinze ni isano dufitanye, kandi ntago hano hanze igaragara, ntago igaragara n'ukuri. Kuko Petero yandika Yakobo yaravuze ngo nyereke imirimo yawe. Hari abantu babeshejweho n'imirimo myinshi no kumenyekana n'ibitendo n'imirimo myinshi bazwiho, ariko twebwe tubeshejweho no kwizera Kristo. Kuko hari ahantu twebwe ubwacu twatambutse ariko abandi baguye, kandi wajya no kubaza impamvu bo bahaguye ugasanga ibiro bari babifite byinshi. Tewaririmba baravuze ngo n'amashuri bari bayafite, ngo n'uburanga bari babufite. Aranavuga ngo uretse kwirengagiza nta na hato nta na hamwe mwari muhuriye, ariko Imana itabura kugenza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ivugana n'iminsi n'ibihe turiho kubera Imana. Ndashaka kuvuga ku bakristo rero babiri, mvuge ku muntu wizera Imana, hanyuma mvuge n'undi muntu utizera. Muri aya magambo nasomye, umuntu utizera rero ntanezeza Imana. Twasomye amagambo, na amagambo asa naho ari amakuru
y'ibyabaye muri Bibiliya, kuko Bibiliya ntabwo ari ibintu banditse kugira ngo bise naho bidutangaza, ni ibintu byagiye biba. Umuhanga wa teoloji we yaravuze ngo impamvu ari Bibiliya ni bibliothèque, ni ibitabo, ni ihuriro ry'ibitabo, ariko ashyiraho ijambo rikomeye aravuga ngo icyatumye abantu bayanditse bagiye bahuza ngo nuko bari bayobowe n'umwuka wera. Rero twasomye amakuru y'umugabo witwa Beni Hadadi, ni umwami w'Isiriya. Siriya ngiyi muzi cyangwa mwumva, ifite umurwa mukuru witwa Damasco, iracyahari. Siriya yari ikomeye mu gihe cya Bibiliya cyangwa kiri jambo mu binyejana byahise, ariko twabonyemo n'andi makuru y'umwami witwa Ahabu. Ndashaka kuyavuga nyahereye haruguru kuko hari aho tutasomye. Noneho Siriya rero yakundaga kwendereza. Kwendereza sinzi niba ari Kinyarwanda mwumva, ni nguko waba uri wawe wajya kubona ukabona igitero kiraguteye, sinabari ntacyo kikubaza, nta dene, nta mwenda, nta ukabona kiraje kivuga ati uko biri kose uko tubishaka niko tubigenza. Rero mu gihe cya mbere ngo mbere yuko umwami atera undi batumaga intumwa bakabibwira ngo genda ubwire umwami runaka ko ngiye ngutumye nk'umwami agira gutya na gutya na gutya kuko nibyo nshaka. Bibiliya iravuga ngo uyu Beni Hadadi atuma intumwa ngo arazibwira ngo mugende mubwire Ahabu umwami w'Abisirayeli, mumubwira ngo ifeza n'izahabu byose ni ibyanjye. Murumva ko ahise afata ibintu by'igihugu akabyita ibye. Ngo bagezeyo Ahabu ahitaho agaciro Beni Hadadi n'imbaraga ze, ngo abwira intumwa ngo mugende mumubwire ngo ibyo uvuze nyagasani rwose ndabyemeye. Rero y'Imana ishaka kugaragara, burya ibigutera ntibigutera rimwe, ntibinagutera kabiri, irashaka kugira ngo bibe nk'inshuro ya gatatu kugira ngo byuzure umubare w'Imana, hanyuma nayizirwane. Ngo bamaze kugaruka rero baramubwira ati ariko uzi ko ibyo wamubwiye yabyemeye, ariko noneho hari ibindi adutumye nawe ugerageze. Atubwiye ko gusa ibyo uzamugenera atari ikiguzi gusa, aragira ngo azaza nasake, azane intumwa ze zisake so hose 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 mu byumba iby'igiciro, ibikunezeza byose ngo arabikeneye. Ahabu kubera kumva no kwemera amaboko no guterwa ubwoba n'ibidakwiriye kumutera ubwoba, ngo nabyo arabyemera. Intumwa ziragenda zibwira Beni Hadadi ati rero nabyo yabyemeye. Hanyuma noneho arazibwira ati ariko se gusaka buriya bifite agaciro gusa, harya n'iki buriya twamwaka nacyo gifite agaciro ku buryo tuzasiga tugaragaza ko turi abantu bakomeye. Ngo arongera aravuga ngo azituma arazibwira ngo nimugende mubwire Ahabu abagore beza n'abana beza nabo ndabakeneye. Ngeze ku ijambo twasomye. Noneho ngo bahageze Ahabu aho haratinda, agira ubwoba, aravuga ati ariko babana banjye n'abagore banjye ndabatanze baragiye. Noneho ngo akibyibaza ngo ahita akoresha inama. Noneho ku murongo w'umunani wa karindwi n'uwa munani twasomye, Bibiliya yatubwiye ngo havamwe abagabo ngo baramubwira ngo ntumwumvire wanjye. Nimusoma neza muzasanga ngo n'ibikomangoma abantu bakomeye bakagombye kumufasha ngo nabo bari bemeye, ariko ngo bamwe mu bantu basa naho ari rubanda, niko Bibiliya ivuga, ngo bahageze basanze itegeko ryemejwe, ngo baramubwira ngo no, twebwe ntabwo ibyacu turi bubitange, ubundi ntabwo turiho kubera kuko Beni Hadadi ariho, ntabwo turiho kubera ko afite amaboko, ntabwo turiho kubera ko hari impuhwe yatugiriye, ntabwo turiho kubera yuko hari ibikoma runaka abana bacu, turiho kubera ko Imana yavuganye natwe.
Imana yavuganye natwe. Aba bagabo bahaye amateka cyangwa bahaye agaciro, bakurura amateka Imana yagiye ibarwanira, barayakurura yose, barayazana babwira umwami ngo no, wowe ibyawe ubwo urabigaba ariko ibyacu ntabyo dutanga, kuko dufite Imana iri buturwanirire. Ngaho reba minisitiri yatanze ibyawe, perezida wa repubulika agatanga ibyo ukabyimana, si ubwo wowe ishingikirije iki? Ariko mu ijuru dufite Imana. Haleluya! Hari ijambo riri muri Bibiliya ngo kubwanjye nzabyikorera, ntabwo nzatuma izina ryanjye ritukwa. Yesaya we ngo abibona, ngo hari naho yabonye Imana imubwira ngo biremwe none hasi ibya kera, ngo kugira ngo umuntu atavuga ngo nari mbizi. Hari n'andi magambo yavuze ngo kugira ngo baterane, ngo barebere hamwe bose neza, ngo kuko Uwiteka ari we ubiremye. Bivuze ngo mu mayira yose mu kwizera kwawe Yesu yaremamo ikintu. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Haleluya! Abantu babwira habo ngo no, wowe wabibyemeye mbere, amasezerano wasinye waramaze, ariko twebwe tukimara kumenya ko ini sandode nayadi shetuta yasiminiwa. Haleluya, haleluya! Kabakanze nta kuri nabigenza. Dushingiye ko turi hano kubera ko Imana yavuganye natwe. Dushingiye ko turi hano kubera ko nubundi ikigero indeshyo tutagakwiye kuba duhari. Hanyuma Imana yavuze birabi gategeka bigakomera, niyo itubeshejeho. Twebwe rero nta nibyo turahirira bihari, twebwe turahanga amaso Imana. Umuririmbyi yararimbye ngo nuterwa n'amakuba akomeye ukiheba ukabona ko bicitse, ngo ujye ubara imigisha. Barakore hari abantu bajya bayoba bakajya guhera ku byizakora hirya iriya akaba aribyo bakurura. Jya uhera ku by'imbere byashize watambutsemo. Pawulo ngo ageze muri Asiya, bakore intongira ngo rwa mbere igice cya 8 ngo arabura ngo bene data, mu minsi yashize twahuye n'amakuba n'intambara zituma rwose ko twabonaga ko dukwiye kwiheba, ko ntawe ukwiye kubamo ngo akire abeho, ariko twiringiye Uwiteka turarokoka. Bayira ngo nukorera yaturokoye urupfu rukomeye, nubira cyaturokora kandi twiringiye kizakomeza. Mu yindi mvugo yimya agaciro ibyo areba n'ibindi biri guhinguka hari inyuma, ahubwo avuze ibindi bitaraza. Aba baturage ikintu kimwe nabigiyemo nsomira ijambo, iyo urebye ukabona inteko ishinga amategeko, minisitiri cyangwa inama ya guverinoma yose ngo bari bateranye, ngo kandi Ahabu yari afite icyo bita ubwoba. Kandi ubwoba yari afite, reka mbibutse ko ari katari no guterwa gusa, yari afite n'ubwoba bw'uko n'intebe bari buyimukureho. Ariko ababaza igiciro mu maraso, haleluya, haleluya, ababaza igiciro mu maraso baramubwira ati reka da, wowe ibyo warahiriye bwa mbere waramaze, kandi kubyemera ni uko utigeze uha agaciro ngo wibuke icyo Imana yakoze. Twebwe duhaye agaciro icyo Imana yakoze. Urabura n'umuntu muri iyi minsi akaba ariko ibintu byarakomeye n'ukuri kw'Imana, ndetse byakomejwe n'iki? Ariko urareba igihe turi kujyamo, ariko nubwo turi kukijyamo nyiri itorero azi ko tukiri ino. Sibwo muranyumvishe? Nubwo bikomeye ariko nyiri itorero arabizi ko tukiri ino. Ariko reka mbabwire ku bantu ababyeyi bafite abana biga amashuri, reka nguhe nk'urugero ku kigo runaka niho umwana wawe yiga, noneho wumvishe ko abarimbuzi cyangwa abacengezi cyangwa abanzi bagiteye, kandi ufite uburenganzira bwo gutuma ingabo zo gukumira kugira ngo abo bana cyangwa icyo kigo kibeho mu mutekano. Ngira ngo
icyumvikana nuko ukimara kumva iyo nkuru uhita woherezayo ingabo, siko? Niko Yesu nawe rero ameze ku itorero. Ntago yakundira ko Satani n'abadayimoni n'imihigo y'abazima babi yagera ku buzima bwacu. Twe turatangwa ariko ntidushikiye tujya kubera kuko hari undi muntu wadufashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo hari umuntu wari untanze ngo ajye gushaka akantu, nta kantu yarantanze ngo arebe ko yakongera kutwafite, ariko asanga ngewe ntago ntangwa. Icyo twamize, haleluya, icyo turimo kiruta cyane kibarimo. Ndavuga babandi kuko imbaraga zitugenza izidutuyemo zifite imbaraga zikomeye nubwo zisinziriye ariko zirakora. Muzi ko hari igihe naje kuba ndyamye ijwi riransanga riramira ngo bari abantu bose nemeye kubatanga kubera wowe, nemeye kubatanga, narabyemeye. Imana yacu dusenga, nusenga ujye usenga ushyizeho umwete kandi unayibutse ko waje. Hari ukuntu abantu bajya basenga cyangwa umuntu akaza agasinzirira hano agahondobera, yahura n'ibyago hanze hari akabwira Imana ngo yari yiriwe asenga kandi atigeze asenga. Nuzajya ukora iki ijambo rivuga. Bibiliya ivuga ngo Hana agishiro ageze yahinduye strategy, aravuga ngo ubu noneho ngiye gusenga yo kuyongorera. Arawiramenye umubabaro umaranye igihe. Muzi ko hari abantu baza hano bababaye bakanasohoka bakibabaye we kubera ko batamenye system yo gusenga. Kandi nimusenga mujye mubwiza Imana ukuri, muyibwira amateka y'iwanyu yose, ntihakagira ikintu runaka mwibagirwa, ntihakagira n'icyo mwiyemeraho kandi mubizi neza uko bimeze. Uzi ko hari igihe umuntu asenga akibagirwa ko nyina aroga kandi abizi neza ko abikora. Tubwira Imana ati Imana mama araroga ariko ndudebere muri ya shusho n'abandi bandi bakayimboneramo, njyewe nduye ukwanjye narakwizeye. Haleluya. Ungura amateka mabi ya mama, ungura amateka mabi y'umuryango, umindurira amateka. Yabesi mu gitabo cy'Ingoma ngira ngo ni za 2 ibice 4 ngo yigeze amenya amateka ye, ngo asanga nyina kumubyara ngo yamubyaranye umubabaro. Noneho biravuga ngo Yabesi ari gusenga abwira Uwiteka ngo Uwiteka undinde, umugisha, unyagurira imbago, unyize uyu mubabaro mama yambyaranye ungurikiranye ntacyo nazabona. Uyu mubabaro mama yambyaranye uramutse unyokamye narindagira, ariko umbindu na sota kode bonasi wi shenora bini drade nayi, umbindurire umubabaro, amateka yanyu yahindure. Bibiliya ivuga ngo Yabesi Uwiteka aramwumva ngo amwagurire imbago. Nimudasenga by'ukuri gusubizwa bizagorana. Haleluya, 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 haleluya. Ahubwo ngo aba baturage babwira Benihadadi, baramubwira ngo none ahubwo uyu mugabo uri kwirata intambara atarasoza, musubize unyuranye n'ibyo yavugaga, umubwire ngo ucyambara umwambaro w'urugamba ngo atabare, ye kwirata ngo uwambura atabarutse. Sifa kwa Mungu, sifa zako. Mbibutse ko y'umuntu ari wamenye neza Imana ko arasenga, agenda na fiyeri cyane, yafite umutima utamushinja ikibi. Hari igihe umuntu yatura gutya agasenga ariko umutima akavuga ati bucecetse, bucecetse. Urabyibuka iby'ibunaka, niba unaka urabyibutse, nubwo uri kubwira Imana we kwagurira imbago urasomana urabizi,
ntutukana muri karitsiye nubizi mbega umutima nubwo uri kutubwira aya magambo nk'uko mvuga ngo ariko umutima ukakugaragaza ko ariko wacecetse warekeye aho ngaho, warekeye aho ngaho ko nyira runaka ko akana kayo wamuvuze uyazi warekeye aho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umuntu ubasha gukomera ku by'Imana yamuhaye ni umuntu ufite umutima utamushinja ikibi. Waratinyuka naho umuriro wakaka, we yinjiramo ameze nkaho atazi yajya, kuko ababizi neza kuko umuriro udashobora kumufata bitewe na kondisiyo wacaniwe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Yesu amenyera kure ibintu twibwira, kandi yashyizemo inyubako mu mitima yacu kugira ngo tube abagabo bagushaka kubwira isi na Satani n'abantu bitwa abazima babi. Niko ngunda kubavuga, abazima babi baba bakomeye cyane barutana n'abazimu, kuko abazima baba ukuntu bakomeye. Uzi ko umuzima mubi agira umuhanuzi, akaba abizi ko ari mubi, ariko akagira umuhanuzi umubwira ati humura, Uwiteka arakubwiye ngo humura. Ariko umutima ukavuga ati ariko se koko niwe ubivuze, kubizi ubwo niwe. Urumva ukuntu tugira umucamanza ukomeye, koko uyu muntu araguhumurije, ariko se koko ni Imana iguhumurije. Noneho rero iyo bimeze gutyo, twebwe turakomeza tugasenga tukabitegereza finali. Finali niho bijya bigaragara, finali niho bireberwa, finali niho bimenyekanira. Amen, 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 haleluya. Ngo basubiye rero, ngo baramubwira ngo noneho byahindutse. Babwira bene Hadadi, barabwira ati byahindutse noneho, umwami atubwiye ko gahunda noneho ibyo gukomeza umutera ubwoba byarangiye, ahubwo atubwiye ko nibyo yakwemereye byose yabyanze. Ariko ijambo nari ngendereyemo yari yarabyemeye, ahubwo yabitewe n'abantu bazi Imana yabo. Ese ubu nta bantu batanze ibintu runaka dushobora kugaruza bigakunda? Suko muranyumvisha ibyo mvuzira? Muzi ko dushobora kuba mu rusengero hano hari abatanze abana? Muzi ko dushobora kuba mu rusengero hano hari n'abatanze ibikingi? Muzi ko dushobora kuba mu rusengero hari n'abatanze amakaritsiye? Muzi ko dushobora kuba mu rusengero hari n'abatanze inzu babamo? Mujya mubona abantu bajya mu mabanki batanga ingwate. Hari abantu rero bameze batyo nabo batanze ingwate, cyakora zitazwi n'amabanki. Mukanya turaje dusenge. Amen, 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 amen. Ijambo rya kabiri twarisomye muri Mika. Ashobora kuba hari uwinjiye twarangije gusoma Mika 4:11. Yavuze ngo bamahanga menshi ngo ateraniye no kugutera. Ngo aravuga ngo Isiyoni ngo nihangizwe, ngo kandi amaso yacu ngo arebe ibi tuhifuriza. Mwumve ngo ariko nubwo aya mahanga ateranye ngo ntabwo azi icyo Uwiteka ateganya kuri Siyoni. Reka mbibutse ko Siyoni ari itorero. Haleluya, haleluya. Amahanga arateranye aravuze ngo iby'ingoma akwiye gupfa. Amahanga arateranye aravuze ngo Sipesiyoza akwiye gupfa. Amahanga arateranye aravuga ngo Jani ntakwiye kubaho. Ariko Imana n'ijwi ryayo n'ijisho ryayo aretse ayo mahanga yivugiye ibyo, aretse araserebuye ngo ariko inyuma ngo icyo Uwiteka ateganya nicyo gifite imbaraga. Cyari igihe kimeze gute? Abisirayeli bari mu bunyage cyangwa bari mu buhunzi, bari mu nzira rero bari gutaha, ngo bagiye bahura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ngo kandi abanyamahanga ntibagire impuhwe namba. Uguye bagakandagira, ukubiswe ntibabaze umurengeye cyangwa umurenganura. Muri make bapfa nabi bagwa nabi. Ngo ariko Mika Uwiteka aramuhamagara
Imana iramubwira ngo babwire ko nubwo bari kubona ibikomeye ariko ngewe Uwiteka icyo nteganya nicyo kizaba. Babwiye ko nubwo barwaye batazapfa kuko ngewe Uwiteka ndimo ndabarebera. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Hayi Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Iyo baroga Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Hey, yeah. Iyo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Imana iturebera aho, Imana iturebera. Barahiga Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Bararoga baratega batuma ibitega n'amahembe ikaturebera. Ayi Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Imana itureba. Yeah. Muntambara Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Imana iturebera. Yeah. Ibyo bagutega Imana ikurebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Imana iturebera. Yeah. Oh, shenasota kos. Ayiwe Imana iturebera aho we. Imana iturebera aho tutareba we. Bagutegera kunda ikakurebera. Yeah, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Shete sopenas hotakabiniye. Mu makuba yawe Imana ikurebera aho, Imana ikurebera aho utareba we. Imana iturebera aho, Imana iturebera. Mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 7 harimo amakuru y'umugore umwe. Bibiliya iravuga ngo n'umupfakazi yarashatse, birumvikana yabanje kugira umugabo aza gupfa, amusigira umwana umuhungu. Amaze kumumusigira ngo umwana nawe aza kurwara arapfa. Apfuye Bibiliya iravuga ngo umudugudu wose w'Inayini ngo wose urahururuza kumutabara, uza kumutabara. Kandi reka mbabwire, ntago abantu bose baza kwirimbi babazanywe n'amarira, hari n'abandi babaje gushungera. Kavata ariko se ubapfaka yate kandi yajyaga tubwira ko Imana iriho. Koko mu byukuri yabisobanurira gute? Ariko ijya yemera ko byose bitugeraho. Uyu mupfakazi Bibiliya bangwa yari yikoreye amaboko, nakantu numvishe ngo yikoreye amaboko we nago ikibazo cyaro n'umwana gusa, yibaza gukunda garuka muri uwo muryango kandi nta kintu cyafite.
kandi ngo mu mabwiriza y'abayuda iyo wajyaga gushaka mu rugo runaka itegeko kwari kuhagirira umugisha. Waza kuhazana ibintu by'imikasiro n'imyaku bakamenya ko ari we wayizanye bakakwirukankana. Uyu mudamu hanyuma yo kuza gushyingura umwana w'agataha ntago yari gusubira iwe. Itegeko ry'abayuda ryari ryo kumushyira imbere bakamukomera bakamwirukankana mpaka yagera niwabo ntibamwugururire kuko bamutanze ari muzima ari umunyamugisha uko umwaka wamujeho ntibabimenye. Nuko kandi bamusubizaga bakavuga ati twagutanze uri muzima uko umwaka waje ntitukuzi komeza urorongotane. Ngo ariko Yesu, haleluya, Yesu shetosa ngone ba amenya ko neto dezom yamenye ibiri buze kumubaho. Biriya ngo hanyuze ku mbaraga yifitemo ngo uwo mwanya bikoreye ikiriba barahagarara. Muzasome neza, ntabwo yigeze ababwira ngo nimuhagarare. Confidence za Yesu n'ubugome abari batabaye uyu mupfakazi bari bafite bwatumye Yesu akorera muri silasi. Atambuka gusa anyuramo ngo barahagarara. Umva ngo bamaze guhagarara ngo baracyururutsa ikiriba. Ngo mu bushobozi Yesu yari yizimo n'ububasha baravuga ngo muhungu ndagutegetse haguruka. Tarisa 10 ni wa mukobwa naho ku muhungu we yakoresheje itegeko aravuga ngo ndagutegetse haguruka. Kumi ngo yaramaze kureba ibibarimo avuga ati sha namaze kumenya uko muri bumwirukankane ntago mukimwirukankanye yamenye ko ndi bucaha awanyuze sheto sawona. Mani turebera aho tutareba. Ngo ndategetse noneho narasomye inyongera amagambo cyangwa comment y'iri jambo ngo abantu bageze bavuga ngo tumushyingure gusa tumuzike gusa. Ubundi uyu mugore aratubwira ikintu yaje muri umuryango aje kumara, aratubwira icyo yazanye sha uraza udusobanurire. Reka twebwe gusa kuza tutarazika uyu mwana gusa ari kireba aho batareba. Haleluya, haleluya, reba aho batareba ngo imenye ibyo bari buze gukora mbere yuko babikora. Irabwa ati bandugu yangu stop, ngo amufata ukuboko niko birivuga ngo amusubiza nyina kati tahire wigiri wanyu. Aba bagome nibyo batekerezaga ndabipfubije. Noneho muzasome ngo bugufi bwa Betaniya bw'inayine ngo ari mikoro 10 ni yari zari metero zari bimetero 15 kugira ngo ugere Betaniya. Niho rero za nkuru zavuye baravuga ati no, ejo bundi yakijije umwana w'inayini ariko amukiza ahereye ko yaragishyushye. Yesu profita abantu bagipfa uwo mwanya bene byo kuzura bapfuye ntabyo azi. Ngo nawe arabimenya amenya ko ari byo bibwira. Bamutumyeho ngo Lazaro yararwara bati ntaho nzajya naho nzajya gukoresha itegeko ntaho nzajya. Muzasome musange muzasomwa amagambo ngo ni Mariya niwe wamubwiye ariko yuza mbere. Ubundi kuki wowe ukererwa bite? Kuki utaje kare? Yesu amubwira ijambo aramubwira ngo Mariya. Haleluya, Mariya ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Mariya bati ndabizi ariko Yesu ngo akimara gusuzuma umutima avuga ati Mariya musaza wawe azazuka. Kati ndabizi nyine ni ku munsi w'imperuka. Ntiyamenya ko Yesu yaje kugamburuza ibyo abantu bibwira. Umwanditsi umwe niwe wavuze ngo gushingura Lazaro ho byari ibyo ngo gushyiraho amabuye no guhambira mu mashuka byo byari ugukanika. Ngo ariko bamukanikira mu bugome bangagigiragamo. Ubundi hari umuntu gukubita akagukubitira mu mwana wawe akagukubitira mu mugore neza akaguhabya
fata ariko se umuntu mpora iki wowe ntago ari wowe kibazo ahubwo iyo wizeye niyo bagukubitiramo niyo mpamvu kuye kwizera neza mperutse guhura n'abafana ba Rayon Sport baranyigisha manange naravuze ntubi ibintu tugomba kujyamo n'ugusara tugasara mbara tugasara bega tukagaragara uziko nasanze ibintu byose yisize ndabona none se amaso yari hey nayabonaga gusara uko akanuye yasubiza imboni nkabona birasa byose yateye irangi n'imbonera zitera icyo bita guhamya uyu muntu naho yajya mu mazi ne rirarangi no gushaka ntuze no gushaka petroli cyangwa tineri ntago nukuri kw'Imana ntago ryamuvata atagize nirya amavuta bati bisiga ntago ari ifu ndavuga ntuburera ibintu tukwiye kujyamo twigiye iryo kujya batubwira ngari ngo uziko ndi murokore wabivuze wabikoza ahubwo abandi bakajya babimenya utayibabwiye nimwibuke Paulo na Barinaba ngo bageze muri Antiyokiya barabwirije ngo kugeza ubwo abantu ngo baravuze ati Imana ziratu uwo muntu komeraho hano ntago noneho ngo baravuga ati ngo abantu baraturumbuka bati Imana zatugendereye ngo bajya kuzana ibitambo byo kubatambira baravuga ati bandogo yangu itonde twe turavuga tubwirijwe na Yesu twebwe turi abantu nkamwe nuko twizeye umwami turi abantu nkamwe nuko twizeye Yesu rero ngo muri icyo kirorero cyerekeza kwa Lazaro uko bagenda bamuhata ibibazo atariko kuki watinze we ngo akajya agenda yiyumvamo habatu uyu munsi ndiye gukora kano uyu munsi ngiye kurebera abantu aho batareba uyu munsi ngiye kongera kubyutsa uwitwa ko yanutse noneho ngiye kwemeza ko n'itorero mu minsi izaza nzaza kurizura ngiye kwemeza ko nzaritwara kuri kw'Imana yadapfa ngo azuke ntacyo tuba tuvuga ntacyo ariko ubu butumwa bwiza burabwirizwa amahanga kubera Yesu rero ngo ageze yarararama na Yesu yavuze ijambo nkunda ngo aravuga ngo umwami nari sanzwe nzi kunyumva aba baturage bose abantu bose baje so kugukunda sino kunkunda hari abaje kunyega baje kwimyoza hari abaje kumushinyikira no kuzunguza umutwe Bibiliya bivuga ko byose babikoraga ariko ibi ubikorere kugira ngo naba ngaba bamenye kari wowe wantumye biravuga ngo Yesu ahindukirira igituro ngo arahamagara ngo Lazaro sohoka mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara ijwi ry'Uwiteka ngo rimenagura intare z'amabuye ijwi ry'Uwiteka ngo rikokora imyerezi haleluya hanyuma nubona abashyitsi bakugendereye babo ko bameze kose ujye ubakira ntukamere nk'intare y'irungu kuko Imana yaguhamagaye kugira ngo bose ubarebe intare y'irungu murayizi icyatsi cyitwa intare y'irungu muri iyi minsi nahuye n'umusaza ukuze wenda hari n'izindi simbizi ariko intare y'irungu ya mbere ngo numufatangwe buryo muzi impamvu umufatangwa ahantu umeze nta muntu wifuza kuwicaraho nta muntu wifuza mbega murawuzi uko umeze nyine ubukana wiyiziho n'ubwirungu kuko nta kintu cyawegera ngo niyo ntare y'irungu ndavuga nteko muze kuko ntago mbeshya ati niyo ntare y'irungu ubwo ibyo nibikiza ibyo n'ibindi simbizi ariko
naratangaye. Ndagira rero ngo dusenge, ariko ijambo nsorejeho riravuze ngo amahanga menshi ateraniye kugutera, ngaravuga ngo si pensiyo zanapfe ngo kandi turebe ibi tuhifuriza. Aravuga ngo Yohana napfe turebe ibi tumwifuriza. Aravuga ngo Jani napfe turebe ibi tuhifuriza. Aravuga ngo ibyiyi ngoma napfe turebe ibi twifuza. Ngo ariko nubwo aya mahanga ari kuvuga gutyo, ntabwo azi icyo Uwiteka atekereza kuri Jani, ntabwo azi icyo Uwiteka atekereza ku by'iyi ngoma, ntazi icyo atekereza kuri mwarimu, ntazi icyo atekereza ku bakristo, ntazi icyo atekereza ku baririmbyi. Bibiliya iravuga ngo kuko Uwiteka azaza ngo akabahambira nk'uhambira imiba y'ingwi, ngo yarangiza akabatogoza bakagenda. Imana ibwira ubwoko bwayo irababwira ngo nimutuze, ibibagenza nzabihambira nk'uko umuntu azinga imiba y'ingwi akayitogoza ikagenda. Ndagira ngo dusenge, ariko ijambo ngendereye ni rimwe. Imana iturebera aho tutareba. Hanyuma mu buhanga bwose tugira nubwo tuzagira, Imana ihora ikorana n'abantu bayishaka ariko biyizi. Kutimenya ni icyaha kibi kandi cyica. Siko muranyumvisha? None ndagira ngo rero turebe ukuntu twakimenya dukurikije aho igihe kiri kutujyana, kuko ibiduhegera ni byinshi, ariko tubonye ijambo ry'Imana ritwemereye kutubera ingwate, ndetse rikatubera ingwate mu buryo buri siransiye bucecetse, kuko ibyo abantu bifuza ni byinshi, ariko ibyo Uwiteka dusanze yifuza kuri twe nibyo bikwiye guhabwa iki agaciro. None ndagira ngo rero twongere twiyunge n'Imana. Mwanyumvishe? Twebwe twiyunge. Nasomye umwanditsi n'abacamanza b'iki 9, harimo ngo ibintu by'imigani y'ibiti, imigani y'ibiti, ibiti ngo byigeze bihamagarwa byose. Baravuga ati ariko mwabiti mwe mwazaje ko dukeneyemo igiti kimwe gishobora kuyobora ibindi biti, mungurikire kandi. Noneho ngo bahamagara umuzabibu, batari ko umuzabibu ko tubona umeze neza, wazaje ukadufasha kuyobora ibindi biti. Muzabibu ngo urabanza uriyumvira, ati ariko se ko nge niyizi, ko niyizi, murabona ibiti ntashobora kubiyobora. Ati kubera icyo utabiyobora? Tereka da, ngewe nera imbuto, kandi imbuto zivamo vino. Iyi vino ntiterekwa mu masaro y'abatindi, ijyanwa mu masaro y'abami. None narekeshwe iby'igiciro nk'ibyo, nze guhungabanira hejuru y'ibiti hanze kandi mba mu bikari. Hari ahantu mwari mwabona umuzabibu uhinze hejuru ku musozi? Niyo waba uhahinze n'imbuto iba yarahaguye, nyirawo arashyiraho umurinzi. Noneho ngo itangazo riratambuka rirenze umuzabibu, ngo rigera ku mutini. Umutini avuga ati yo, njyewe ntibyanashoboka, gute wowe utaza ngo ube umwami se? Ati reka da, ntago nabishobora, nera imbuto kandi izo mbuto zivamo amavuta yimika abami n'abatwara. None narekejwe iby'igiciro ngibyo, ndaza guhungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. Ngo itangazo riragenda ngo rigera ku mufatangwe. Fatangwe aravuga ati ariko inama mwateranye neza, murabyumva? Muri kumpamagara munzi cyangwa ni ukugira ngo mutomboze murebe ko nemera? Ariko rwose nyine itangazo, none se ko twahere ku mitini ko yahungiye mu bikari by'abami, mitini ko yagiye mu mahera, mitini ko yagiye gutegura, mitini ko yagiye kwimika. None twari tugize ngo turebe niba wakemera. Noneho nasomye Bibiliya irantangaza. Hari ibintu umuntu ashomaga ukagira ngo ni ibintu by'inkuru agatambuka, ariko muri iyi nzira y'iki gitabo harimo ubugingo bwinshi iyo umuntu abikurikiranye. Noneho ngo mufata ngo urabaza, ariko se ni ukuri murabyemera se? Ngo urabarahiza, mwarahirira musohotse mukarahira nyine ko nzabayobora, kuko wari ubizi ko ari mubi. Bati rero nintabarahiza baraza kunyirukankana kandi nta kiri bundengere, kubera kuko ntabarahisha.
noneho urabwira ngo niba ari iby'ukuri muze mwiringira igicucu cyanjye. Ntimuzi ukuntu ujya wubaka se? Urubaka kabisa ariko nta wajyamo. Urubaka ariko nta wajyamo. Aciye aravuga ngo uyu mutfata uravuga ngo niba atari ukuri, niba atari ukuri muzamenye ko umuriro uzava mu mufatangwe uzamaraho imyerezi yose. Iki giti cy'umwerezi nicyo ngiye kuvugaho, twarangiza tukarebamo akantu. Muzi ko umwerezi Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi iravuga ngo umukunze areshya n'ibiti by'Ilebanoni ngo araka nk'ikizubazuba. Hari n'ahavuga akavuga no kuri umwerezi. Umwerezi ni igiti kirekire, abahanga bakibonye cyangwa abakizi bavuga yuko iki giti umuyaga udashobora kugicamo, kimeze nka plastike, kirakururuka. Iyo umuyaga uje gishobora gukoza umutwe hasi kikagaruka kigahagarara wa muyaga urangiye. Noneho ngo uyu mwerezi rero ubwo itangazo ryatambukaga ngo wowe waracecetse kuko wari uzi ko ari muremure utahinwa. Noneho ngo umufata ngo nawe uhita uruhukira bavati rero niba ari byo imyerezi ntizongere kunjya hejuru, ntago bishoboka, muyicishe bugufi ze ahubwo ije mu gicucu kugira ngo umuriro nuza nyurukwanga umufatangwe nabona umurima ukomeje gutwarwa nawo akazana umuriro n'iyi myerezi izashyiramo. Noneho ngo umwerezi usigara wibaza impamvu utidekaraye ngo umere nk'ibindi bitugaragaza icyo ushinzwe. Rero ndagira ngo twidekarare imbere y'Imana, nicyo nari ngendereye. Twidekarare imbere y'Imana tuyibwire ngo twaje gusenga ariko dukeneye n'imbaraga. Twaraguye, hari ibyo twaguyeho, hari ahantu twabaye faiblesse, hari ahantu twananiwe, twacitse intege, ariko noneho turagira ngo mu bumana, mu bushobozi, mu bubasha, mu budahangarwa ugira nk'Imana yacu utweze. Mwubike imitwe yanyu. Ndagira ngo twezwe, kandi iki nicyo gituma abandi bantu batubwira ngo turakabya, ariko reka dukabye kuko na Yesu yarakabije aje gushaka itorero. Muzi inkoni bamukubise uko zingana? Uzi ko umuhanga yavuze ngo kwikorera uriya musaraba ngo wamurushije uburemere, ngo agatemba ariko akavuga ati no, ndabona itorero ririgorogota, nintahagera ngo ndicungure vision yarigera birangiye. Hari filime nabonye kurya abantu bagendaga banyuranyuranamo ngo bamutwaje atwaye umusaraba, muza akubazirebye, hari umugabo babonamo ugaragara geranwa nka Satani uba wifubitse ikintu ngo ari kugenda amurunguruka amubwira ati umenye ko naje, nibare kugukubita ari njye ubikora naje. Ariko ntiyamenya ko nava ku musaraba hari indi ntambara bari burwane kandi akamutsinda. Ibanga rero nta rindi ni ukwezwa ubundi, ahasigaye nyiri itorero twizeye akazadutwara. Tukiri ino rero ibijumba n'ibishyimbo n'ibirayi na bya bindi byarabizi ko tubikeneye, dore na bamayibobo na zangegera zose muzi n'ibisambo birimo birarya. Ntekereza ko ibirayi bigeze kuri 600 cyangwa 500 gutyo, ariko n'ubundi